Mwaramutse bene data duhurira ku murongo mugari dukurikirana ibyigisho by'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bavugurura. Uwiteka abahire. Njye ubasuhuza ni Hagumine Madidasi, nkaba mbarizwa mu itorero rya Cyabayaga. Ntabwo ndi jyenyine rero, ndi kumwe na mwene data ugiye kudukomereza ingingo y'uyu munsi ku wa gatatu w'isabato. Yabibwira. Ni Nzabamwita Pierre, tugiye gukomeza ingingo yo ku wa gatatu. Reka rero nk'uko bisanzwe, nk'uko mubimenyereye, twicishe bugufi dupfukame dusenge. Data twese dukunda uri mu ijuru, twongeye kugushimira ubuntu n'ineza utugiriye, kuba wemeye yuko tugiye kuganirira kuri uyu muhoro mugari mu kwiga ibi byigisho muri ino minsi mperuka. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo utuyoboze umwuka wawe, kandi ngo iri jambo tugiye kuvugira kuri uru rubuga rizagirire umumaro imitima ya benshi, maze nirifasha kandi rikayerekeza ku gitambo kizima ariwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, tuzarushaho gushima izina ryawe. Amen. Urakoze cyane, dukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Pita rero tumaze kwiga ingingo ebyiri z'iki cyigisho. Ni icyigisho cyiza cyane, Yesu mu rusengero. Tugeze ku ngingo yo ku wa gatatu. Ndumva wakomeza kugira ngo tugumize twunguke kandi turyoherwe n'ingingo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Kandi izi ngingo turimo kwiga ni ingingo nziza cyane. Ejo twize ingingo yatubwiraga ngo kubahira mu nzu y'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza n'ingingo ya gatatu itubwira ngo ahantu Imana iri. Ikibazo cya A: mbese ni uwuhe mugambi w'Imana mbere hose mu gushyiraho ubuturo bwayo bwera hagati mu bwoko bwayo? Ni uwuhe mugambi w'Imana? Kuva 25:8. Kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Urakoze cyane. Mu mugambi w'Imana wo kuremesha ubuturo bwera, Imana yari ifite umugambi wo gutura hagati mu bwoko bw'Imana. Reka twumve uwifuzwa ibihe byose ku ipaje y'161 uko hatubwira. Urwo rusengero rwubakiwe guturamo Uwiteka rwagombaga kubera isomo rifatika Abisirayeli ndetse n'abatuye mu isi yose. Kuva mu myaka yahozeho, wari umugambi w'Imana ko ikiremwa cyose uhereye ku muserafi urabagirana ukageza ku muntu kigomba kuba urusengero rutuwemo n'Umuremyi. Ubu noneho ikigisho turimo kugenda tukinjiramo neza kandi gitangiye kuturyohera. Aha iyi ngingo noneho iri kutubwira ko uhereye ku muserafi urabagirana kugeza ku muntu, umuntu yagombaga guturwamo n'Umuremyi we, akaba ari we uba urusengero rw'Imana. Ku ngingo ya B hari kumvikana cyane, ahangaha ntabwo tuhatinda. Ku ngingo yaho ya B niho tugeze, ngo ni ukubera iki abizera babarwa ko ari urusengero rw'Imana, kandi ni gute twasigasira ukwezwa k'urusengero tubikoranye umutima wose. Tugiye gusoma mu rwa mbere rw'Abakorinto 3:16 na 17 na Yesaya 5:7 umurongo wa 15. Haranditswe ngo, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Turebere na Yesaya 5:7 umurongo waho wa 15. Haranditswe ngo, nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse.
urakoze cyane. Aha noneho hari kutubwira neza yuko turi urusengero rw'Imana, kandi Imana itura muri twe, ni twe rusengero. Aha rero Imana irimo noneho kuduhishurira urusengero nyakuri urwo ari rwo. Burya umuntu ni urusengero rw'iki? Rw'Imana. Ariko hehe? Imbere mu mutima niho Imana itura, imbere muri twe mu mutima. Reka twumve mu wifuzwa ibihe byose, niho tugiye gukomeza cyane ku ipaje ya 161. Baratubwira bati, kubera icyaha umuntu ntiyakomeje kuba urusengero rw'Imana. Umutima w'umuntu wuzuye umwijima kandi wahindanijwe n'icyaha ntiwari ukigaragaza icyubahiro cy'Uwiteka. Ariko kubwo guhinduka umuntu k'umwana w'Imana, umugambi w'ijuru wagezweho. Aha birumvikana ko guhinduka umuntu kwa Kristo kwatumye umugambi w'Imana ugerwaho. Imana yongera gutura mu bantu, kandi binyuze mu buntu bukiza, umutima w'umuntu wongera kuba urusengero rw'Imana. Binyuze muri Kristo, Imana yiyunze n'abantu, barongera bahinduka urusengero rw'Imana, ariko binyuze muri nde? Muri Kristo. Reka twumve uko ibihamya by'itorero ku ipaje volume ya 5 ku ipaje ya 547 batubwira noneho. Baratubwira bati, niba twizera ko iherezo rya byose riri bugufi, mbese ntitwari dukwiriye kuba abantu barangwa n'ibiganiro byera n'ukubaha Imana kwera? Mbese ntabwo twari dukwiriye kuba urusengero rwera, ariko rubitse ubutunzi bwera bw'Imana, ibiganiro byera, imvugo yera, ibikorwa byera? Buri muntu wese wizera ukuri bya nyabyo azagira imirimo ihuje nako. Buri muntu wese wizera ukuri bya nyabyo azagira imirimo ihuje nuko kuri yizera. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Buri muntu wese wizera ukuri bya nyako azagira imirimo ihuje nako, bose bazagira umwete n'umurava, kandi ntibazacogora mu mihati yabo yo kuzana abantu kuri Kristo. Niba ukuri ariko kwabanje gushinga imizi mu mitima yabo, ubwo nibwo bazashaka uko bagutera no mu mitima y'abandi. Niba ukuri kwarashinze imizi mu mutima wawe, uzashakisha n'uburyo uko kuri wagutera mu mutima w'abandi. Ibi birumvikana. Ukuri ko mu bigaragara inyuma nimukwinjiza mu mitima ukuri ko mu bigaragara inyuma nimukwinjiza imbere mu rusengero rw'umutima, nimukwinjiza imbere mu rusengero rw'umutima, mukwicaze mu mutima, maze mukureke gutegeke ubugingo. Ijambo ry'Imana rigomba kwigwa kandi rikumvirwa. Ubwo nibwo umutima uzabona uburuhukiro, amahoro n'umunezero, kandi ibyifuzo n'imigambi bizerekezwa mu ijuru. Ariko igihe ukuri kugumishijwe kure y'imibereho yawe hanze y'urugo, umutima ntuzasusurutswa n'ubushyuhe bw'ubugiraneza bw'Imana. Igihe ukuri kugumye hanze y'umutima, kugumye kure y'umutima, umutima ntabwo ushobora gususuruka. Ni ukuvuga ngo ukuri ntikuri mu mibereho, sibyo? Abantu benshi babona ko idini ya Kristo ari iry'iminsi runaka gusa, cyangwa ko ari iby'ibihe runaka gusa, naho mu bindi bihe rikaba ryashyirwa ku ruhande, rikirengagizwa. Ihame rihoraho ry'ukuri si iry'amasaha make yo ku isabato cyangwa ibikorwa bike by'urukundo, ahubwo rigomba kwinjizwa mu mutima, rigatunganya imico kandi rikayeza. Aha harashaka kuvuga iki? Harashaka kuvuga ko noneho Kristo ntabwo ari inyuma y'umuntu, ahubwo ari imbere mu muntu.
bizagaragazwa n'iki? Bizagaragazwa n'imibereho, bizagaragazwa n'imico, bizagaragazwa n'imyifatire, bizagaragazwa n'urukundo rushyushye, bizagaragazwa n'imibereho ihindutse y'umukristo. Iyi ngingo urayumva gute? Ahantu Imana iri hagaragara gute? Haboneka gute? Dufashe. Iyi ngingo ni nziza cyane Peter, ni nziza cyane. Ahantu Imana iri, hano tumaje rwose kubibona neza yuko burya turi insengero z'Imana. Imana ishobora gutura muri twe, ariko nanone hano batubwiye yuko dukwiriye kwitonda. Urusengero ni urw'agaciro, tururonkeramo umucyo, ariko nanone ngo ntabwo dukwiriye gutekereza yuko uko kuri ari uko amasaha make yo ku isabato, ahubwo n'igihe twagiye hariya iwacu uko kuri twakagombye guhora tugutekereza, kandi tukifuza yuko Imana igumana natwe. Rero ni ibintu by'agaciro cyane. Ahantu Imana, imitima yacu ikwiriye kuba iboneye, imitima yacu ikwiye kuba iyera, tukamenya yuko mu mitima yacu, muri twe ariho Imana ikwiriye kuba. Dukwiriye kuba turi urusengero, ni nabwo tuzubaha burya n'urusengero rw'ibigaragara. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha iyi ngingo, kandi dushimire abo twabanye muri iyi ngingo. Ariko niba ari bwo bwa mbere ufunguye iki cyigisho ukaba udukurikiranye, turakwibutsa gukanda ku kazogera, gukora subscribe, kugira ngo iki cyigisho uko kijeho buri gitondo ujye ubasha guhita ukibona uri mu ba mbere. Imana ibaha umugisha.